cyo bayiguhana diborose tamaranye n'ukwezi bari guhana bayiguhana diborose bari guhana iki ugera mu buriri rero bimutungure none agikuyemo nuko usanga ni ugira ngo nagakoko bakuye amababa usanga ni Yesu ni vumilivu Mungu ni muziji no mu buriri uyijyanamo ingofero se nshatse kukuyara nyambaye nayara nyambaye. Uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba Nida. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa. Nta foto, nta video, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo, amafoto na video bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri babandi baba hanze cyangwa bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe. Igiciro kirahendutse cyane. Iyo uturangiye ikiraka tuguha 7.5% bya twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na video ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu. Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri screen yanyu. WhatsApp banyarwandakazi, WhatsApp Majyepfo, WhatsApp Majyaruguru, WhatsApp Burasirazuba, WhatsApp Burengerazuba, WhatsApp East Africa, WhatsApp Africa, WhatsApp Diaspora Nyarwanda, abari muri Amerika, abari Buraya, abari Asia, abari Ocean. Mumeze mute, twebwe turi M&M TV show. Icyo tubasaba ni ukudukunda mugakora subscribe, mugakurikira ibiganiro tubagezaho buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abatumirwa ari bo Mimosa, n'undi mutumirwa ni Regent. Ibyo akora arabizi, abikora buri munsi, ntago yabikoze rimwe, arabikora bukongera akabisubiramo. Uwo nta wundi ni General Captain Nyarudindiri. Reka tumwakire Nyarudindiri aganiriza abantu. Abashuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu, nge nitwa Dusengimana Jean Baptiste, kuri YouTube afande Nyarudindiri musaza Roza Muhando. Ndi kapiteni wa Yesu. Ibyo cyane rwose. Niyo bizajye bacangira rero aho ngaho. Se afande Nyarudindiri amakuru ya. Meza. Biracamo. Ndashima Imana ngo nagiye hagutse rwose gasanze icyumba na saro. Ese nyine naguze mfite imifuka 3 y'amakara. Mana umva navuze ati reka nihemure igena cyane yimwe muri Kaciro girahagize ndundanye nkwe none ubu ikurundanya amakara imifuka 3 yose. Ariko urimo uracuruza amakara imifuka 3. Ari nabandi bambwiye umuntu umwe mu rugo wanze gushaka umugore. Ari nabandi bambwiye ati rero ngo uzi ko wacuruza amakara. Ndabwo ati byo gucuruza amakara ibyo byanzanye na i Kigali. Nayo gucana. Kuko nagije namaze ncaniwe byingwe bivaho ngenda ngura ku kadobo akadobo 500 hano muri Kaciro. Ari gasanze Nyarubande ho
hariya homba ikiro ni 500 cy'amakara uri ku munzani urumva se natagomba kwiyemura nyine ugomba kwimura ese duheruka kwiyemura ugomba kwihimura duheruka kuba Kacyiru mu makuru mfite nuko ngo bakwibye matera n'isosi y'ubunyobwa ngo wari watetse cyaba ari cyo cyahagukuye matora n'ubunyobwa reka none ni ibihu reka aramurwe nare nabaga ninjye wahikuye arimo nicira inzira injyanye ahantu hagutse cyumba na salon natishura rwose harimo n'umuriro cyane n'itara nuko nyine iguha n'imifuka 3 y'amakara mbona amafaranga nibona amayitube ari kumamagara bya bindi ngo rero uwagiye kurengwa amayitube nimba ushaka ugomba kumbona bite naho tukurikirana ukanegera moto kuko uracaka bagutegeye y'utongo ntiwajyamo bagutegeye bya bibisi ntabwo wajyamo ntabwo ibibisi ntabwo abasita bakunda kujya mu bibisi cyane utega moto mu gihe utaraho kugira imodoka yawe ni moto abasitari kereka mu ntara bo bafata imodoka ariko ni no kuzakuvuganira abantu tugukunda tukareba uburyo tukugurira akamodoka n'inzu ahubwo n'inzu yanjye bwite imodoka nayiparika he inzu yo ntabwo twayikugurira nta gahunda yo kurongora ufite inzu ye niyo ni ngombwa niyo ya mbere uzabanza upange gahunda yo kurongora njye nyicura mu kinani ujya ubona icyo uteretesha nyine nese ubona uko utereta inkumi nereta se baranereta njyewe sinjye untereta ntabwo ugitereta baragutereta reka rero mbere yuko wenda nawe tubaze rero dutumbiriye gusa reka wenda mbere yuko dutangira ikiganiro twatangiye nyine abanza udusengere akira mikoro banza udusengere turagize imana ibindi byose turafuka maze biragenda oya ndiyicariza njyewe rero ndagaye abantu ku mayitubi bajyaho ngo bagasenga imana bajyaho bakaguma bakambara ingofero biriya bintu narabibonye numva nanjye birambabaje imana tugomba kuyubaha mu bintu byose nibyo rwose ahantu nemerewe gukuramo ingofero ni ugusenga imana winze no mu rusengero gusa n'ibindi byose abapolisi barabimbujije no mu buriro uyijyanamo ingofero se nshatse kukuyara aranyambaye nayaranyambaye arambwiye ati ngo kirazira gukuramo ingofero usuhuza umuntu ukahita ukuramo ingofero iyo ngofero ni iy'akazi kawe ntabwo ari ingofero nk'izindi zose birirwa babunza mu masoko ngabanza turagize imana rero itadukubita urushyi ni wowe irahera banza uhindagize nanjye imenye nimba utagize ukuntu iraza uyibona mwamese ubwo yaramwizunye ko ngo mutagusimye twimbaze kuko banye natwe turagushimye mwami kuko waturinze kuva mu ijoro rya kugeza mu masaha mu gitondo mwami hari benshi bageze cyekerwa hari benshi bavuye muri uwo mubiri hari benshi batakiriho kuba turiho n'imbazo zanaguwe n'urukundo rwawe watugiriye mwami nize ko kumwe natwe mwami kandi uturindishije umuco wawe n'urukundo rwawe mwami nuyambaze mbyizi mu izina rya Yesu ndakoze amen Nyarudindi nyuma rero yo kudusengera waturirimbeye ka karirimbo kawe ka kandi k'Imana waturimbeye ka karirimbo kawe k'Imana tukabanza tukakabyinaho noneho tugatangira ikiganiro turi mu mwuka buriya si byo byiza ntabwo nkurira mu mibare nanjye turatambira Imana oye ntabwo ari ibyo navuze mwafande ndamukira noneho mukabyara uri gukora he andi mbona nese ugiye he ngaho twagiye noneho yakanure n'ikofi yanjye yikuremo iyo kofi itarimo ikintu mbona harimo udusenyi gusa aho turasenga Imana ishyiremo ikintu mu izina ngeze amafaranga mu ikofi harimo amafaranga no muri telefone harimo amafaranga no mu mifuka y'ikote harimo amafaranga ariko mu ikofi ntayo mu ikofi ntayo arimo ntayo arimo ntayo mfite hose
konyine kandi ngomba nanjye reka nigire inyuma ushaka wegereye ahantu hagiye mu maso yakoye Nyarudenge rero wanejeje nabonye uko ujya mu mwuka ndatanga biriya bintu ko nabonye bimeze nkaho ubyihinga nge nawe ugiyemo ndananiwe n'ibyaha none se biriya bintu hari dusengera muri hedini ndabona wambaye n'abahire itoro gitwa abahire ubu ni nambara satatu ni naryo ugisengeramo barafunze naho najya rero insengero zifunze ni ugupfa kwirukanka mu rusengero ubonetse rwose hari aho niyandikishije urusengero rushasha ruri hariya igasanze rurerure rucuramye amabati gutya hari uwanyanditse witwa Musafiri ariko nibagiye igihe cyo gufunga bakamamagara nibatashyigikira ku muziki wanjye ku ndirimbo zanjye ngo bazamo nawo nzavamo kuko ntacyo bazaba urashaka itora ishyigikira umuziki wawe ubwo se ntuzaba ugiyemo ukurikiye inyungu zawe bwite uyu n'ubundi ugomba kujya ahantu barazamura impano yawe bere kugupinyagaza aho batayizamura vamo uzagenda ahandi bakuzamura kuko nta mikino ufite nayo byerewe kamwe umaze kuba umusitari uzashinga ideni ryawe oya reka nzagera muri Amerika buriya urashinga inama mu Rwanda nafatika nayo byahumiye mu mirari kada ubwo urashaka kuzashinga iryawe wageze muri Amerika ese iyi Amerika hora uvuganya rugendo bizaba ko abantu benshi kujyayo byatunaniye byarabananiye nyine ariko amafaranga byarabananiye ariko ku Mana ntabwo bijinaniza nacinanira neza Imana izabura kukujyana none nava mu mubiri itarasoza icyo yavuganye nanjye se wapi yavuganye nawe ikirere oya n'ibanga ryawe nayo nawe ufite ibyawe ibyo wavuganye nayo
kandi isubiza umuntu ikurikiza uko wayikoreye gutya uko yamemba siko uwo yaguhemba uko yahemba runaka siko yahemba n'undi runaka biterwa n'uko wayikoreye kuko burya mu ijuru bararutanwa. ubwo we nta kintu iraguhemba mu ijuru bararutanwa ibyo mbibabwira ibyo kuvuga ngo muzamuringanire no uko mwese abantu bataringanira mu butunzi ni mu ijuru igihe wakoreye Imana yaguhembye iki nk'ikintu wavuga ngo Imana yaraguhembye ikintu navuga byo cya mbere n'ibindi bisigaye ni ukuba nzwi ku isi yose ndi umuntu w'umusitari wa Yesu. i Burayi hose barakuzi, baranzi mu Rwanda Afurika yose ari umukobwa wanyoherezaga udufaranga atunyuza ku wundi muntu dukeya ariko nawe nta kintu arageraho aracyishakira uwo mu Burayi musuhuze cyangwa unamuhamagara musuhuze. izo telefone zose wazikuye ako Nyarudindi uyakuramo iyawe ubundi nturi umujura uramo n'aka ngaka wibarira batazamatorera mu mujura ubundi fata izi zawe nizo zawe abantu mwe mundebere izi telefone zose ni za Nyarudindi izi zo kuzihakana si reka ubwo reka nze nzijyane izo telefone zose zibare turebe usigaye uri umucuruzi wa telefone cyangwa uwo mukobwa nyine yageze aho muhanurira kuri YouTube yitwa Agasambi TV ahubwo ati mani muhumugise umuntu nyohereje udufaranga two kurya udufaranga two kurya ndavuga ati mani zamuhe fiance w'umuzungu ariko ntiyabyiyumvagamo ariko nasidutse anyihamagara kuri WhatsApp ansakisize yambuze oya uwo mukobwa ahita aranyibwirira ati Nyarudindi ibyo wamanuriye byarasohoye ati ubukwe na fiance w'umuzungu bwabaye ku cyumweru wahanuriye umuntu wazagira nibwo barangiza icyumweru gukoze bari muri honeymoon yanyohereza amafoto none se wowe ubundi kuki udashaka umugore harabura iki reka turebe iyo foto usigaye no kuri WhatsApp n'uwo muri Suwede banza nubwo uvuga ngo uri umukirisitu ubeshya usigaye iyi foto singuye umukobwa nawe ari byo sibwo barangiza icyumweru bamushinge n'umuzungu bari mu kwabuki nese Nyarudindi ikibazo nyamukuru ubundi yarambwiye ati mva Nyarudindi nzajya nkumenyera umuceri kubaka ibyo wamanuriye ati tuvuga kiraba aturavuga bikaremeka pe uri mu Imana arambwa ati nuko kwambika nzakwambika uri mu Imana ntuzagupinga ngo umuri umuhanuzi uriwe iyo utegetse birakomera se ndakwiyamye sureba ifoto yese nese Nyarudindi ubundi we nyirizina simwarebye ifoto umukobwa nanuriye abantu rwose kuri kamera mugaragaze ifoto y'uyu muzungu je nabibonye n'amamesaje kuri WhatsApp ari mu Busuwede mu Burayi naramuhanuriye mu Gasambi TV ati rwose Imana igufi ati umuzungu umugabo w'umuzungu niko byageze ariko ibyo abazungu ntabwo byari mu gihe ariko bamenyanye ukwezi kumwe n'abantu baramusanga n'Imana imubwira ati wayifata umuzungu nyuma kubimuhanura bwa mbere bayibonye nanjye yarambwira ati Nyarudindi ati nawe ushaka fata umuzungu iramuguhaye nawe rwose none se Nyarudindi nahoze nkubaza ikibazo kuki udashaka umugore wese waramushatse nizana nka Salomo ariko we nta n'umwe urashaka ni ukubera abagore bangahe barenga igihumbi n'umwe aho nabo Bibiliya yacukumbuye ariko rabitashoboye gucukumbura urwaye indi naricara mu nzu yanjye ntibyavamo urwaye indi nzicara mu nzu yanjye nzizi igendanye n'igihe nibwo abanyamakuru bazajya bambwira ati
tuze duhe ikiganiro ngo mbabwire ati muzi iwanjye mfite jaride hari ikindi kwirirwa nirukanka n'amatike byose wawe akaba ari mu Rwanda abanyamakuru akaba ari mu Rwanda no gushaka amatike baza kundeba iwanjye kandi bakanyishura yende twavuganye kandi bari iwanjye tuzajya tuza n'ubu turi iwawe ariko ikibazo mu miryango nasigaranye iwacu abo nasigaranye bajya baza kunsura mu nzu yanjye bakaza bikoreye naho uzaza n'umutwe ubu nturi ikiremba koko dukomeze ibyo nibugisa oya kuki udashaka umugore wahoze umbwira ngo utegereje umuzungu ingo nyine ariko umuzungu umaze kugira imyaka muri 50 na sinzi ikintu uvugamo ikintu ushaka uvugamo icyeyo ariko ushatse wana n'abana nabo ntibambaze bari ibindi urambaza wenyine ngaho nabo ntibakubazera bambaza nabo uracanga nk'uko byagucanze urabona byanshaka bizabacanga ibyangerega nawe rwose ariko Nyarudende ushatse wana kwitonda kuko ngomba kwitonda ntabwo kubona umugore ntabwo kubona umugore muri ibi bihe byoroshye oya birakomeye ubu ngubu ujya gushaka umuntu bigasaba ko ujya kureba ingoyi ko arizi bigasaba ko ujya kureba ko ikibuna ari iki bigasaba ko ujya kureba oya hari n'uwagushuka uvuga ngo ushaka amatayi nawe yaje kwigurira ya mabone hano mu mujyi ubu ngubu turi hano mu mujyi kwa Rubango yaje kugura wenda bacuruza hano hasi turi hasi yawo arabiguze aracambaye nawe ati nabonye umukobwa ufite amatayi afite ngo nanyashi muri za akamugera mu buriri rero bimutungure none agikuyemo nuko usanga ni usanga ni zambabari nk'izanjye ukashwana gutyo rero ntabwo byoroshye abana bw'Imana Imana uzanunanutse umukobwa w'umuzungu unanutse rwose muremure unanutse muremure urambuye bana babane ushobora kuvuga ati nshaka abafite ba nyashi akaza yambaye amaguru kandi nayagira mwashakanye ubona afite nyashi wanamwishimiye ukabona mwagera mu buriri ukabona yambaye ikibuno wabigenza mwahita mutandukana cyo bari guhana diborosete amaranye n'ukwezi bari guhana diborose oya ngo bari guhana iki bari guhana divorce ni divorce ntabwo ari divorce ni divorce ntabwo ari divorce divorce none se ku giti cya usanze umuntu afite ikibuno cy'ikigurano yambaye kandi yarakubeshe wowe nk'umuntu w'Imana wakora iki wahita umusezera mwakaka iyo divorce wambwiraga kubera ko nyine byaterwa n'ibyo waciyemo n'ibyo ubonye ibyo biroroshe ibyo waciyemo ntibyari bikomeye ubwo wakwihangana ariko wa wundi rero wavuga ngo reka bahite batandukana nta bikomeye yigeze acamo twarabonye ni umuyaga uhita wirukanka vuba ngo ngwicyo niyo mpamvu ingo zitari kuramba ntabwo ziri kuramba ushatse Nyarudendere ni no kwitonda kubera ko nk'abasitari noneho abasitari bo ingo zabo ziba zinaregetse zirekece nyine abo ni babandi bafite amafaranga babuze aho bayajugunyira nibo bari gushwana n'izo ngo kubera iki kube ko bashatse ibyihuse vuba mbese huti ubundi bwo Imana iravuga ati nuhunga ubutayu ati nzabugusangisha iyo uzajya